hari igihe yamushaka ari umukene nta kintu yamukura. None se byagenda bite? Iyo bigenze gutyo ikintu bakora mbese icyo nzi cyo nuko mbese babinyuza mu nzira nziza bagasezerana noneho ya nkwano bakayishakana bitonze. Uburinganire. Yego. Buriya buringanire rero bwaje no kuvuga ngo hagati y'umugore n'umugabo nabyo usanga byarateye amakimbirane. Papa dufashe umugore yakwiye kwima umugabo ya gahunda yo kubaka urugo akabyita bikageraho umugabo abanza ageraho kumufata ku ngufu. Ubwo nicyo nari kuvuga uyu munsi kubera iki umuhungu yikundira umukobwa baziranye bakanabana rugasenyuka kandi imbere barazubakaga zigakomera kandi ukundanye n'umuntu mutaziranye. Impamvu rero ntabwo mbyemera. Simbyemera ko umugabo yafata umugore ku ngufu babana basezeranye atanasezeranye babana mu nzu. UB Media TV everywhere. Ndagusuje cyane gukurikira UB Media TV, nitwa Didasi. Nkuko bisanzwe tugira gahunda yo kuganira tugashakisha ubutumwa bushobora gufasha mwebwe mwese mudukurikira kugira ngo n'imitekerereze ya muntu igende ihinduka nyine muri iyo mitekerereze. Ibitekerezo byanyu nabyo ni inyamibwa iwacu turabyakira kugira ngo dukomeze turebe niba koko ibyo twababwiye hari umusaruro byatanze. Ndibwera mvura ni mu karere ka Gasabo, umudugudu ntago ndi kwibuka ariko umudugudu wa Gatare, akagari ka Ntuza kaya akagari ni Bwera mvura. Igihugu cyo n'u Rwanda ngira ngo murakizi. Ndi kumwe n'abantu bakuru. Hanyuma hashize iminsi ari kuvugwa uruntu hagati y'ababyeyi n'abana bari gupfa ikintu cyitwa inkwano. Umwana akajya gusa agakundana n'umukobwa bagera ku kintu cy'inkwano nk'umubyeyi akavuga ati wa musore we niba udafite miliyoni 2 cyangwa 3 cyangwa 4 mwana wanjye naramwigishije yiga university yiga iki wiza n'utwo dufaranga twawe subirayo. Rimwe na rimwe hari naho twagiye tujya ugasanga nk'umwana bamuciye mu muryango kubera ko yasanze uwo yakunze kubera ko atabonye izo miliyoni ugasanga yisangiye ubona ko yakunze hanyuma ababyeyi bakamuca mu muryango. Niyo mpamvu nifashishije abantu bakuru kugira ngo batuganize kuri icyo kintu kuko twamaze kubona ko kiri kwangiza isura y'umuryango nyarwanda. Reka duhere ku mukecuru twegeranye muraho neza ma. Yego. Witwa nde? Karuta Mudansira. Ariko umeze nk'umuntu witonde cyane. Rwose. Okay, ntacyo urasa kongera ijwi. Umeze ute mama? Ndaho ndashima Imana. Ndaho umeze nk'umuntu basereye cyane. Ariko uri umuyobozi. Okay, ndagenda mbimenya kabisa. Mutwara sibo. Okay, uri mutwara sibo muri umudugudu. Wa Gatare. Muraho neza papa? Muraho neza. Wari kuvuga nk'umuyobozi kabisa. Sibyo? Aha. Witwa? Wizeyimana Patrice. Kugera hariyo kubirangirira. Muraho neza mubyeyi? Muraho neza namwe. Muratubwira amazina? Nitwa Habarurema Jean Pierre. Habarurema Jean Pierre. Aha. Iyi mikoro nari mfite rero ngiye kuyibaha kugira ngo muze kuyikoresha uko nguko mumeze. Aho ngaho. Sibyo? Akira. Hanyuma rero ndumva tugiye kuganira kuri iyo ngingo nababwiraga. Abantu barimo baravuga bati abakobwa baheze mu mago ntago bagishaka, bakavuga bati rero kuba turi kugumirwa biri guterwa n'ababyeyi bacu bari kwanga inkwano nkeya ngo bashaka amamiliyoni. Mukecuru ibyo bintu byabagaho kera? Oya ntabwo byabagaho. Reka ngufatire mikoro disi ndi kumva wowe ijwi ryanze pe. Ntabwo byabagaho. Mbere byagendaga bite? None se wajyaga kugenda ukabwira umubyeyi wawe ngo ndagiye bitanyuze mu nzira nziza? Oya.
none se iki kintu tugitagatifuze tuvuge tuti uyu mwana w'umusore niba adafite ubushobozi ntabwo agomba gushaka. oya nabwo ntibishoboka. None se nakundana n'umukobwa igihe bazashakana bazamenya igihe yagendeye. none se aba babyeyi tubakorera iki? Ababyeyi se ntabwo ari ababyeyi. Ntabwo ari ababyeyi. Ubundi ababyeyi babimenya nyuma ariko babimenye byabaye ntabwo babitangira. Iyo umwana amaze gukundana n'undi habaho igihe cy'inkwano, sibyo? Cya gihe cy'inkwano se uyu mubyeyi ko ari kwifuza inkwano nyinshi, inkwano zakwiye gutuma aba bantu bakundana badashakana? Inkwano nabwo ni ubwumvikane bw'umubyeyi na wa mwana we, kandi biterwa n'uko umuntu ameze. hari igihe yamushaka ari umukene nta kintu yamukuraho. icyo gihe byagenda bite? iyo bigenze gutyo ikintu bakora mbese icyo nzi cyo ni uko mbese babinyuza mu nzira nziza bagasezerana, noneho ya nkwano bakayishakana bitonze. Okay, bivuze ko bashobora kubanza bakiyubakira bakabana, ya nkwano bakayishakana, Imana yatanga umugisha bakazana ya nkwano nk'ishimwe. niko bimeze. Uyu mukecuru avuze ikintu cyiza, aravuze ati igihe uyu musore ari umukene bakwiye kubareka bakabana bagashakisha ubutunzi, bwamara kuboneka bakaza gushimira uwo muryango. Ushobora no gusanga ari gukwiba 500 akazana miliyoni kuko Imana yatanze umugisha. Biterwa n'icyo abonye nyine. Hanyuma mubyeyi, ibi bintu wowe urabitagatifuza ute? Numva nta kibazo kuko ubundi ikintu kibanza ni urukundo. Urukundo hagati y'umubyeyi n'umwana. Ntabwo wabuze umwana wawe gushaka kuko nawe ubarashatse. Ubundi mbere uko byagendaga nubwo wenda tutari abantu ba kera cyane, ubwo abantu barahuraga bakamara kumvikana, kuko kera hariho n'abantu bitwa abaranga. Bari bariho. Arya buriya umuranga yabaga ameze ati, yabaga ari mu ntoki. Umuranga ni umuntu wabaga mikoro niba uri kukuvuna nushaka kugira uyifatire hano gutya ariko uyiyegereza niyo yari hano gutya. Umuranga ni umuntu wabaga ushaka guhuza hagati y'umuhungu n'umukobwa. Ubwo ni ukuvuga ngo ni umuntu wabaga uri hafi y'abo bantu, urukundo rwabo, akaba ari we muntu bizeraga, bahaga n'amakuru. Ni ukuvuga ngo rero niwe wabahuzaga. Icyo gihe yabaga ari umugabo cyangwa n'umugore cyangwa n'uwo ari we wese, ni umuntu werekeye n'uwo ari we wese waba umuranga. Ubwo akaba yahuza, abanza guhuza ba bantu bashaka kubana, yarangiza akazajya no muri wa muryango, agahuza abana, ababyeyi n'uwo mwana w'umukobwa. Byamara guhura nanone akazongera akajya iwabo w'umuhungu, nawe akazabahuza. Bamara guhura rero bakazicara hamwe, inama y'umuryango igaterana. Nawe azamuwe icyo gihe barangiza bakumvikana muri ya nama y'umuryango, bakumvikana. Bakumvikana inkwano. Inkwano ariko iba itabonetse. Kera ubundi ni ubuntu buziturwa ubundi. Hari igihe uwo mukobwa yagendaga agashakana na wa muhungu nk'uko uyu mubyeyi yabivuzeho, bamara gushakana, hagati aho bamara kugira icyo biteza imbere, bamara kwiteza imbere wa mubyeyi babana bagafata ishimwe, ari ryo ryitwa ishimwe, bakazagenda gusanga bababyeyi babo bakabashimira. Ariyo nkwano. Noneho reka turebe inkwano ubundi imaze iki? Inkwano ni iki kugira ngo abantu babanze babyumve basobanukirwe nabyo? Ni ishimwe ry'umubyeyi umwana agomba guhesha iwabo. None se duherereze mikoro ya mupapa, buriya niba ari inkwano ari ishimwe papa, niba inkwano ari ishimwe, ishimwe iyo umuntu agiye gushimira undi hari ubwo amutegeka ishimwe aramuha? Oya, ntabwo gutegeka ishimwe. Yegereza mikoro. Ntabwo umutegeka ishimwe ugomba kumuha. Gusa nuko mu muco wa kera ariko byagendaga, kubera ko umuntu w'umukobwa cyangwa se w'umudamu bavuga ko inkwano ari ngombwa kugira ngo iryo shimwe ribashe kugaragara ko umubyeyi nyine nawe yareze. Hanyuma se urumva twari turi kuri iki kibazo turi kuvuga ngo hari abantu avuga ati umwana wanjye namuririye segonderi na kaminuza,
niba uzanye inkwano rero bagaciririkanwa ndaguha miliyoni, oya miliyoni n'igice, miliyoni na 200, oya miliyoni n'ijana, bagaciririkanwa gutyo. Ese koko inkwano niba ari ishimwe, kuki utama umukobwa ngiye nkagenda ngategura ishimwe ndaguha iryo ari ryo ryose nkari kuzanira? ariko ngira ngo ahari ahantu henshi ntabwo ibyo byo guciririkanwa cyangwa se wenda kuvuga ngo ngutegetse kuzankwa ibi ngibi, ngira ngo ahari ntabwo biri hose. Ariko ntacyo umuntu urumva hari icyo yakongeraho ajya ahita atubwira, nta kibazo ahita avuga, nta kibazo. None muze dufashe duhereze uwo nguwo ubundi nanone ndakubona we asa nawe yegeye hejuru ho gato wenda aradufasha. Muze umuntu niba azanye inkwano ni ngombwa kumubwira ngo oya iyi ni nkeya ongera kandi arishimwe? Ikibazo rero muri iyi minsi bikunze kubaho rimwe na rimwe, ariko ntabwo byakabaye itegeko, kuko n'ubundi umukobwa w'ikigera akundana n'umuhungu babyumvikanyeho, umuhungu aje akavuga ati ngiye kubwanjye ndumva nta nkwano nabona, cyangwa se ndabona inkwano wenda ibihumbi 300, umubyeyi akamunaniza akabyanga, n'ubundi wa mukobwa buke yamusanze. Kubwanjye yo ndumva n'ubundi bibaye byiza, nkuko n'undi bavuga ko inkwano n'ubundi ari ishimwe, hakabaho niba abana bumvikanye kubera ubushobozi buke bafite no muri minsi kugira ngo umwana w'umusore w'uyu minsi kugira ngo abone naho kuba ni ibibazo. Yagize amahirwe akahabona, akumvikana n'uwo mukobwa bakabana, buriya nka nyuma y'umwaka bashobora kuba biyubatse, hanyuma ryashimwe n'ubundi bakaritanga. None se muze ubwo bishatse kuvuga ko umuntu yakwiye kubareka bagakundana bakabana, ishimwe ryazawe bagafatanya gushaka? Nawe uracyari kumwe n'uyu mukecuru kuri iyo ngingo? Umusore arifite yaritanga mbere pe nta kibazo cyaba kirimo, ariko mu gihe atarifite ako kanya bibaye byiza n'undi, kuko n'umuntu wanze ko babana bakundanye n'undi bwacya bihuje. None ikibazo kirimo kubera urabona iyo umukobwa yaje, umusore yaje gusaba n'irembo igihe batangira inkwano baje, hanyuma baramubwira bati utwo dufaranga twawe ni dukeya dusubirane. Umukobwa bucya yasanze umusore bajya kwibanira, akenshi usanga bikurura amakimbirane mu muryango kugeza nawe umukobwa acibwa mu muryango. Mubona nta ngaruka bishobora gutera kuri icyo kintu? Ni hamwe na hamwe biba, ngiye kubwanjye numva nta mpungenge nabigiraho, ahubwo narinda abana bakiyubaka, hanyuma bamara kwiyubaka bakazaza kunshimira. Bishatse kuvuga ngo niba umusore aje nta bushobozi, ababyeyi bakwiye kumureka bakagenda bakiyubaka bakazagaruka gushima. Hanyuma reka uyu mukecuru, uyu mubyeyi yongera dufashe, reka wongere udufashe. Ibi bintu bijyanye n'inkwano nta hantu twabihuriza n'amadivorce ari gukorwa muri iyi minsi, kuko nko mu 2017 divorce, inkiko zaciye imanza za divorce, ayo madivorce angana n'ibihumbi 17 mu gihugu. 2022 na rimwe byari bimaze kugera ku bihumbi 23 n'imisago. Urumva ko byagiye byiyongera. Ubona wowe ibyo bintu biri guterwa n'iki? Ibintu by'amadivorce ikintu kiri kubizana cyane, ni ubwumvikane buke mu rugo nyine umugore n'umugabo babana. Hagati y'ibyo bintu rero, ikintu kiriho ubu ni ikintu cyitwa iraha. Ushaka kuvuga ngo iki rero? Ni ukuvuga ngo ubu kugeza ubu abantu babana ari babiri, umwe aba ashaka kwinjiza n'undi ashaka kwinjiza, ari umumama ari umupapa, ari bya bindi bavuga ko abantu babanye ari babiri bose bagomba kunganirana. Uburinganire. Buriya buringanire rero bwaje, ni ukuvuga ngo hagati y'umugore n'umugabo nabyo usanga byarateye amakimbirane, kuko bumva ko umudamu aringaniye n'umugabo, kuko noneho bo ntabwo baduhesha agaciro nk'uko leta yaduhesheje agaciro. Niyo uvuze ikintu gito cyane ukavuga uti wenda wa mugabo gutya na gutya, yumva ko wamurenzeho kubera uburinganire bashyizeho kandi y'amakosa. Ibyo bigakurura amakimbirane mu rugo. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza ngo reka tube turetse kwinjira ku buringanire, kuko nacyo ndaza kukigeraho, tugaruke kuri ya nsanganyamatsiko twari dufite yo kuvuga ngo inkwano koko zakwiye kuba ari igiciro cy'umwana ugiye gukobwa. Twari twatanze urugero
muri iyi minsi basigaye bajya gukwa ugasanga umuntu akubwira nutaduhaya ntabwo tumuguha duhaya bagacirikanwa bikaba igiciro. Biriya bintu hari igihe abana babana umwe akajya abicyurira undi, ntabwo byo bishobora gutera ayo makimbirane mu ngo. Nabyo byatera amakimbirane bitewe n'uko haba hagiyeho ikintu cyo guhata cyane, kandi ugahata wa mwana wawe, kandi wa mwana we yarakunze mugenzi we, mbega baraganira ubushobozi bwabo. Yego. Noneho hagati yawe iyo uri umubyeyi rero ugashyiraho itegeko ryawe, niyo mpamvu usanga umwana n'umubyeyi aho batumvikana. Hagati umwana iyo amaze kwijyanaho akaba asanze wa muhungu, niyo mpamvu uzasanga hanini umwana n'umubyeyi batari gukorana. Umwe akaba aragiye undi ati nzaba njyenyine, undi nawe ati nzaba njyenyine. Rimwe na rimwe ukabona wa mwana yacitse iwabo neza burundu. Noneho hagati aho umugabo nawe iyo amaze kubona ko wacitse iwanyu, hakaboneka ikintu cy'ikosa rimwe mu rugo, ahora gucyurira akubwira ko n'ubundi n'iwanyu utakandagirayo, kubera ko n'ubundi nta gaciro bigeze baguha. Urumva atari ikibazo gikomeye? Ni ikibazo gikomeye cyane, ariko nanone hasanga biri guterwa n'ubuzima tugezemo ubu. Isi ya none ndaje tuyigereho. Kare wakomeje ku cyitwa umuranga. Hari abantu bambwiye bati buriya rero Didasi kera abaranga bari abanyamabi, akaza akabwira umukobwa ati rero wa mukobwa we ugiye kubanza umbonje numve ko bimeze, hanyuma nzakurangire umugabo. Icyo kintu kizwiho? Ngewe ntabwo icyo kintu, ubundi iyo wamaze gusa nkaho uwo mugabo yakurebye, uwo musore yamaze kukureba, ashatse no kukwanga yakwanga. Oya navugaga wa muranga ari we. Muranga akavuga turabanza umbonje nkurangire. Ubwo ngubwo ngiye ntabwo najya muri iyo gahunda cyane, nta n'ibyo nzi ibyo ngibyo. Reka twibarize umukecuru. Akira mikorofone. Urafata aho nta kibazo. Ibyo bintu nta kintu ubisiho kuba abaranga bari abanyamabi? Oya, icyo gihe mbese ukuntu byari bimeze, umuranga yajyaga kukurangira ngo akabanza akakubaza, ariko niko nabyumvaga. Ariko icyo gihe wabaga umuhakaniye, icyo gihe ubukwe bugapfa, ntabwo yabaga akikurangiye. Ubwo icyo nakekaga nicyo. Mwabyumvise? Abaranga nabo bicaga ubukwe, kuko hari igihe yajyaga kuvuga ati nzakurangira ariko ubanze nanjye umboge mbere, ariko wakwanga ntiyabaga akikurangiye. Ubwo urumva ko icyo kintu n'ubundi cyakururaga ubusambanyi. Ni yasi tukirimo n'ubundi. Ngaho reka nibarize uyu mugabo na n'ubundi. Mbere baravugaga ngo umuntu watwaye inda bajyaga kumuroha mu ruzi. Ibyo bintu nawe ubona ariko byagendaga? Niko byari bimeze. Koko barabarohaga? Mu muco wa kera ngo umukobwa watwaraga inda y'indaro ngo yabaga atesheje igihugu agaciro, ngo bafataga n'umuryango, ngo bafataga icyemezo cyo kumuroha. None se njyewe hari amakuru nakuruye nsanga batarabarohaga. Hari imirambo mwigeze mubona y'abantu baroshywe mu ruzi mu gihe cyanyu mukecuru? Hari abo mwabonye? Reka twumve uriya adufashe. Kuri ako kantu uvuze ko kuroha abakobwa batwaraga inda z'indaro, nigeze kuganira na mukecuru wanjye nyogokuru, ambwira ko hari amashyamba kera yabaga atinyitse, yabagamo ibisimba babajyanagamo. Njyewe rero hari amakuru mfite avuga ko mbere bajyaga kubaroha ari ibigabo by'ibisare bashyize iyo hirya kikajya kumutungira. Urakomoza kuri ya kinamico igiza yandera ya wera? Ntabwo ariyo. Ayo makuru ndayafite rwose. Reka ngurugire, nk'uyu mugabo akaba yarakunze uyu nguyu agapanga n'abantu bakabeshyera ko uyu nguyu atwite, bajye kumuroha rero ngo bagiye kumuroha mu ruzi, uyu nguyu akamwugana akajya kumutungira hakurya. Ayo makuru ndayafite ngo ntabwo babarohaga.
ahubwo ubwo habaga harimo ikibazo wenda nk'umuhungu yarakunze umukobwa nk'umuryango utabishaka kuko kera bwo ndumva nk'ababyeyi b'abagabo kera bajyaga banywana hari n'igihe yavugaga ati kubera uburyo tubanye umukobwa wanjye mwemereye umuhungu wawe ku icupa gusa ku icupa none uyu munsi ngo ni miliyoni ku ruhande yarakunze umukobwa se w'umukobwa atabizi bikaba ngombwa ko wenda bakina diro gutyo bakabirangirizaho mubonaga nta reka nze mpite mbaza uwo mupapa mwegeranye kuba umusaza yari ari kuganira n'undi bari gusangira agacupa agahita kubera ko amugura icupa ryamara kumugeramo akavuga ati nkwemereye umukobwa wanjye kera bajyaga mu tubari habaga icyo gutumirana bakarara inkera mu ngo zabo bahishije urwagwa rwa kinyarwanda bakaganira ugendeye kuri ndebe na mutunamuka ntuzi ko baganiye bahuriye ku rwagwa umwe inzu urwagwa agira ngo abagerageze ni nk'uko babigenza yakwizihirwa niho bahayaga inka gusa muri icyo gihe hari umuntu ugiye undi inka aha ubwo nicyo nari ndi kuvuga uyu munsi kubera iki umuhungu yikundira umukobwa baziranye bakanabana rugasenyuka kandi imbere barazubakaga zigakomera kandi ukundanye n'umuntu mutaziranye impamvu rero muri iki gihe hari ijambo dusigaye dukoresha ngo umuntu ari papa akimama yishakaho byose umusore kera uko numva amateka ya kera yahingiraga urugo agakorera urugo ababyeyi bagahinga akiharika ibyo yejeje akabigurisha cyangwa se akabibika ise akazamwubakira ndetse akanamushakira n'umugore niho habaga ikintu cyo kuvuga ngo runaka arimo kurambagiriza runaka cyangwa n'umuranga urumva kera washakaga umukobwa utamuzi cyangwa mwahuriye nko mu misa akaba ariwe umuhurira kera nta mukobwa wagezaga saa 12 cyangwa saa 1 z'ijoro naho ubu ngubu umukobwa uramusanga mu mucanga uramusanga mu matafari n'umusore bagahurira mu turaka niho babonanira bapanga no kubana none reka mbaze uyu mukecuru hano mukecuru nabonaga hari ikintu ushaka kongeraho kuri ibyo yavugaga nyine muri ibyo ngibyo byo kuvuga ngo gupanga ku bana ubu hasigaye hakora telefone niba babonanye nta kindi barahana nomero ubundi bakavugana kuri telefone wowe mubyeyi ntubimenye none ibyo byatuma abantu bakora divorce bagatandukana oya divorce ikora basezeranye n'ubundi none ikibazo ndi kwibaza aya madivorce ari guturuka kuki ku butaka bwagize agaciro dore ikintu kiri kubitera ikintu kiri gutera amakimbirane iyo umugabo akubonye nta faranga ufite cyane cyane ikintu cyitwa ubukene nicyo kiri gutera amadivorce mu rugo kuko umugabo nabona umukobwa ufite ifaranga niwe akurikira wowe namara kubona nta mafaranga ufite nta gaciro azabona kandi ikindi cya kabiri umukobwa wa kera yabaga ari nyamwari wo mu rugo cyangwa mudamu agomba kumenya abana mu rugo ariko ubu bose baragira ngo dukore duhuze usohoka ujya kuzana amafaranga n'undi azana amafaranga ni icyo ngicyo kiri gutuma abantu ni isi ya none nyine niyo tugezeho aha ubwo tugeze ku ngingo yitwa isi ya none n'amakimbirane uzane nzane nutabizana akubonanye araguta ubundi yigendere bishatse kuvuga ko rero ubwo gahunda y'uburinganire nayo ishobora kuba yatera divorce niba mbyumvishe neza amafaranga kuzana amafaranga we arabona umugabo yabonye nta mafaranga ufite akabona wa mudamu hanze ufite amafaranga si n'abakobwa bose araguta akigendera none kuki ubwo bimeze nka bya bindi turi kumva ngo abasore bari kwizanira abakecuru amafaranga niyo ubu ngubu bari gukora yes hanyuma reka nibaze nti ntago bishobora kuba izi ntonganya zo mu rugo za hato na hato ziri guturuka kuri aba bana bari gukura badahabwa uburere bukwiye kuko bari kwirirwa bigendera badahura n'ababyeyi ahubwo bakaba batazi uko zubakwa nabyo birimo
kutamenya ko zubakwa ni ukuvuga ngo nta mpanuro umuco wamaze gutakana, nta muco ukiriho. ni ukuvuga ngo kera mwaricaga bakaba bahugura abana, ugafata nk'umwana wawe ukaba wamwicaza akakumvira. Ariko ubu haje ibintu byerekeranye n'amafilimi, ngo hari n'umwana ujya guhugura ugasanga ibyo uri kumuhugura arabikurusha. Ubu baramwakubereka ibyiza biriho, ugasanga filimi uko bazaba, ukabona filimi nayo iri wakakubwira ko kuri we yamaze kubimenya. Mbega muri make ntago bacyumva impanuro z'ababyeyi, ahubwo bo barashaka kumenya ngo ibigezweho. Papa, ababyeyi bo bari kuboneka? Tubwire, ababyeyi bo bari kuboneka ngo batange impanuro cyangwa nabo barahuze? Urebye muri iyi minsi ibintu birimo guhinduka bitewe nuko uriyegereza mikoro, buri muntu asa n'uba yihugiyeho, ariko rimwe na rimwe ibintu byerekeranye no kuganiriza abana nk'uko kera byahoraga, ababyeyi bakicarana n'abana, wenda umwana yaba ageze mu gihe cy'ubwangavu, umubyeyi akamugira inama n'uko agomba kwitwara. Ukiboneka wa mugana abana basigaye baba bibereye kuri za YouTube zaki, ntabwo bakibona umwanya wo kuganira n'ababyeyi kuko byinshi babyibonera kuri izo mbuga nkoranyambaga, baba babizi. Hanyuma noneho iki kibazo cyakemuka gute mu rwego rwo kurwanya ari amakimbirane? Ari amakimbirane akemuka ati? Ni inyigisho zigomba guhoraho, kubera ko amakimbirane yo mu ngo urabona muri iyi minsi asa n'amaze gufata intera ndende, kuko mu bibazo byerekeranye wenda n'imanza nyinshi zirimo kuba muri iki gihe ni ibintu byerekeranye n'amakimbirane yo mu ngo. Yego, ubwo birasaba rero ubuvugizi, kwigisha kugira ngo ababyeyi cyangwa se abana bumve ko amakimbirane mu muryango adindiza iterambere ry'urugo. Twahoze tuganira n'urubyiruko mu kanya, hari abo twasanze bari kuvuga bati agacupa kagira ingaruka mu makimbirane mu rugo. Nabyo birashoboka cyane, hari nk'abantu bashobora kunywa inzoga bakaba batabasha kuyikontorora, cyangwa se bakayinywa bakarenza urugero, bityo kutamenya karagiteri z'ubwonko bwe n'uburyo agomba kumaniya iyo nzoga aba yanyweye, yagera mu rugo ntabashe kumvikana n'umuntu babana. Ugasanga bararwanye rubuze gice, bitewe n'uko umuntu wanyweye icupa atabasha kwikontorora, ntumugira inama ngo abashe kumva. Reka nibarize uwo mupapa n'ubundi mwegeranye, wenda mvuge nti dukora iki, cyangwa se abantu badukurikirana dufatanye twese hamwe dukora iki kugira ngo turandure iki kibazo kijyanye n'amakimbirane mu ngo, ndetse biri gutera n'ingaruka ku Rwanda rw'ejo, nk'abana bari kuzamuka bagakura nabo bakiri muri iyo myumvire. Iki kibazo ngiye kumva kigomba gukemuka, ni ugushyiramo ingufu nanone kugira akabaho nk'amahugurwa, cyane cyane n'ubwo ntabyera ngo de, ariko abadamu muri ino minsi nabo bashyizeho ngo uburinganire baba barebare cyane basumba abagabo. Hari aho ugera ugasanga rwose umugabo atakivuga, ariko buriya nihaba kongera kwigisha umuryango nyarwanda hari icyo bizatanga. Ikindi nk'uko n'umuvandimwe yabivugaga mugenzi wanjye, ibijyanye n'icupa naryo hari aho rigira ingaruka. Papa, reka tugende gake tubanze turebe aho ngaho ku buringanire. Ubona ari iki gitera ko abo bamama uvuze bari kugerageza kuba barebare cyane kuruta abagabo? Ubona ari iki kibitera? Yewe impamvu ndende wambwa n'ibi ngibi, ubutaka bwabaye isukari, ubu buraryoshye muri ino minsi. Uragera ku butaka cyane cyane ni naho amakimbirane mu kuva. Rimwe na rimwe umugabo akavuga ati rero madamu, reka turebe uburyo twakwikenera tugurisha kano karimo. Umugore atinda agacika amaguru, ntabwo ubutaka wabukoraho. Umugabo nawe akaba arazamutse ubutaka karinjye wabushatse wambuze icyo kubugurira. Ibyo nabyo birimo mu bintu biteza amakimbirane mu ngo. Ubwo tukaba twavuga tuti hagati twongeye dusubire inyuma tuvuge tuti uburinganire bivuga iki, bishingiye kuki, kugira ngo buri wese amenye ubwo buringanire icyo buvuga. Mama, harabura iki kugira ngo dutize mikoro, harabura iki kugira ngo abamama bumve uburinganire, cyangwa se uriya mugabo ntago abivuze neza arababeshyeye? Hari ikintu avuzeho kijyanye n'ubutaka. Kuri ubu
akoresheje agaterime kitwa ubutaka bwabaye buki. Leta y'ubumwe yari yarasanze ko abadamu bahohotewe hagati yaho. Ni ukuvuga ngo ubwo butaka avuze niba mubana uri umugore n'umugabo mba numva ko byose muhuje. Ntabwo icyo gihe haba harabayeho inama yo kugira ngo wicarane n'umugabo n'umugore mwicare mu byumve kimwe, ahubwo ni ukuvuga ngo ni wa muntu umwe uba ugiye kwiharira ijambo. Yego. Kandi byarakabaye ngombwa kugira ngo mwicare hamwe, yemwe niba harimo n'umuryango w'abana bawe bakuze mwicare hamwe mwiga inama nk'umuryango, muvuge muti hari ahantu tugiye kugurisha, tugiye gukora iki. Ni ukuvuga ngo umugabo yaje rero agaragaza ko ari we uyoboye urugo, ariko n'ubundi umugabo nyine turabyumva ko ayoboye urugo, ariko muruyoboranye muri babiri, umugore n'umugabo. Hagati y'ibyo rero ntago abanza kuza ngo akubwire ati tugiye gukora iki kizaduteza imbere, ahubwo ujya kubona ukabona arakugwiririye ati nsinyira cyangwa ngwino tubonye umukiriya. Hagati yaho rero urumva ko bibyaye iki. Papa tubwire uyu mumama ari kuvuga, abagabo muri kuza mugafata imyanzuro mwiherereye mukaza mugahereza abamama ngo babasenyere. Dufashe mikoro. Ntabwo bikunda kubaho cyane bitewe n'uko buriya ku kintu cyerekeranye n'ubutaka ntabwo ushobora kujya kubugurisha utavuganye n'umudamu wawe. Impamvu yo kubugurisha nicyo mugiye gukoresha ayo mafaranga, kuko ndahamya ko udashobora kugenda ngo ufate ubutaka ubugurishe, numara kubugurisha ugende ushyira umugore urupapuro ngo ngaho nsinyira ubwo butaka naburiye. Ntabwo yakwemerera ibyo nabyo. None turabwirwa n'iki? Kuki wenda reka uwo mupapa yongera dufashe wari utubwiye mu kanya ikijyanye n'abagore bari kumva uburinganire nabi. Twajyaga tuti none abo bantu bari kumva uburinganire nabi usibye icy'ubutaka, kuko nk'aba mama batubwiye ko kandi nawe ndumva ariko wabyumva ntabwo wazanira umubyeyi ngo sinyira mutabanje kubiganira. Hari ikindi kintu gishobora kuba cyatera kumva uburinganire nabi? Buri ikintu cyose gisaba ubwumvikane. Yego. Akiyo hatabaye kumvikana n'undi haba hihangana. Hanyuma haba hihangana umwe agahita azamuka ati ninjye ukugize, urati ninjye ukugize. Ugasanga n'ibya bintu nyine wumva ngo guhajemo ihangana mu buringanire. Umugore yavuze ati n'ubundi ninjye ukugize, umugabo akavuga ati ninjye ukugize, ni ryahangana rivamo n'ubundi yamacakubiri usanga duharamo buri munsi usanga rimwe na rimwe avamo n'urupfu. None ko hari umunyarwanda waciye umugani akavuga ngo nta bihanga bibiri mu nkono, reka nawe tuwufate. Niba nta bihanga bibiri mu nkono abantu bose ubwo bakaba bangana, ubwo urugo ruraza kuba ruzima gute? Ntago rwaba ruzima. Ni nyine ruhora rushya buri munsi kuko ngo abari abagabo babiri nta mugabo urimo. Reka twumve uwo mugabo uri iruhande rwawe, twumve icyo aratubwira. Umugabo dufashe umunyarwanda ati nta bihanga bibiri mu nkono, ariko abantu bakavuga ati reka uburinganire bubeho. Bamwe bakabwumva nabi abandi bakabwumva neza. Hari abantu babwumvishe neza banabanye neza, ariko hari n'ababwumvishe nabi bagira inzitwazo. Twebwe ibibazo ubona biri guturuka kuki, ni gute twabikemura? Buriya rero mbona ngewe uko mbyumva ku giti cyanjye uburinganire aho bwaturuka. Leta idushishikariza gushaka kubana dusezeranye duciye mu itegeko. Rya tegeko niryo rituringanyiza ubwacu, rikaduhesha n'agaciro. Iyo turimo no kubyigira gusezerana, hari amahugurwa baduha, hari inyigisho baduha. Umukobwa araza rero niho natangiriye nkubwira, hari umukobwa ugushaka avuga ati byanga binoga uriya mugabo uriya musore afite imodoka, afite inzu nziza, afite munsi y'urugo, iwacu ntaho, ngomba kumukuraho igishoro. Akibagiza kakaboko yamanitse nuko gitifu umurenge yamubwiye naza nyigisho bahawe. Ni ukuvuga ngo buriya abafite bumvikana bose bakora, bwa buringanire bwabo baba barimo. Ese uburinganire baba bashatse kuvuga ni ubuhe? Uburinganire ni uguhuza kuri byose. Yego. Mu byo mufite. Niba ku gataburete wicayeho ari akacu 50
ku ijana n'akanjye nakuye sinzagaha uno mugabo umudamu atabizi. reka uyu mukecuru adufashe icyo mubwira cy'uburinganire buriya uburinganire ni inzira ndende kugira ngo ubyumve neza ariko ndakubwiye ngo uburinganire ni ukumvikana mu rugo nicyo kintu cya mbere. Abantu babanze bumve ko uburinganire ari uguhuriza hamwe, ukavuga uti ngewe mbonye ikiraka cyinjiza 20 mu cyumweru, ejo ndazana ibiro 5 by'isukari, madamu nawe akavuga ati nabonye akaraka nanjye k'ibyumweru 2, nanjye nzagura agafu k'igikoma cyangwa se ndishyurira mwana ku ishuri. Niho mugenzi wanjye yatangiriye kuvuga ngo abantu basa nk'abahanganye mu ngo. Buriya iyo umugabo hari igihe tugenda tugaburirwa neza iteka ryose, kandi umugore wicaye mu rugo nta kiraka yagiye uyu munsi, ukwezi kugashira ukundi kukaza, bivuge ngo niyo ari mu rugo tubona ko aba arimo gukora kuko abakorera urugo. Yego. Rero umugabo iyo uhuye n'ikibazo, madamu ati utashye nimugoroba ku ishuri umwana bamwirukanye, umwana yarwaye kandi mituweli dore twarengeje igihe, umwenda ku ishuri, umwenda wa madamu w'abana. Icyo gihe umugabo iyo aryamye abishyira mu mutwe akabihuza, akavuga ati nta handi ndi bukure gukemura kino kibazo, agafata umwanzuro wo kugurisha, kwimurira wenda nk'umuntu imbago badikanyije. Iyo abitekereje akabibwira umugore, dore ko buri muntu ntawe uvuga ameza ahari, iyo ubimubwira arakubwira ati barakubeshya. Umugore wabimuganiriza uti waretse tugakora gutya, uriya mugenzi wacu tukamuhana wenda ashyira tuwarete akaduha nk'ibyo 100 tugatangamo mituweli tukajya niyo yibanze. Umugore akakubwira ati barakubeshya, uragurishiriza iki? Urumva ko niho bihita bitangira, urumva ko umwe yabaye mukuru, umwe yashatse kuba mukuru akaruta undi. Ndashaka kubaza uyu mukecuru rero ikibazo, muradutiza. Ndashaka kubaza uyu mukecuru ikibazo. Ntago amadini ashobora kuba nayo yaba ingaruka zo kuba uburinganire butashoboka kubaho mu muryango. Ndahera nko ku ijambo rivuga ngo muri Bibiliya rivuga ngo iki, kwifuza k'umugore kuzahazwa n'umugabo. Ibyo ntibishobora gutuma abantu batabyumva neza, bakumva ko umugabo n'ubundi arakomeza kuba hejuru. Abantu ntibasobanukirwe uburinganire neza. Abahejuru gute? Akumva ko nyine ari we ugomba kwanzura ibintu byose. Amadini ntabwo yatuma bigenda gutyo, ahubwo ibintu ntibiba bisanzwe n'ubundi. Nk'ubu ngubu tuvugiye, ubundi mwavuze divorce, biriya byitandukana batamaze. Mbese tuvuge urugero, hari igihe nk'ubu ngubu bajya gusezerana bishimanye, bagasezerana batari bakamenyana neza. Yego. Noneho muri kwa gusezerana bagasezerana bya bindi byo kuvuga ngo baravanze imitungo kandi wenda nta n'umutungo afite. Nyuma yaho umugabo akaza kumuhinduka ati zana umutungo wanyu twasezeranye ivangamutungo, kandi imbere batarabisezeranyeho. Icyo gihe batera hejuru, umugabo ati nanjye mfite umutungo wanjye, nawe jya kuzana uwawe niwe ubuze genda. Icyo gihe nabyo biraba. Hanyuma mbere ho byakorwaga gute? Iko umugabo yari kibamba, kandi akaba aribwo tubona ko ayo madivorce atari menshi. Kubera iki aho hazi uburinganiye aribwo divorce ziri kwiyongera? Si icyo gihe kera barabanaga pe, bakabana mu bwumvikane bwabo. Noneho cyagiye azabona ubushobozi, akavuga ati ngiye gushimira umubyeyi. Mbese intuza biriya byo kuvuga ngo inkwano ni nk'ishimye, kuko ntabwo wabona se icyo ubuze umuntu ubundi. Icyo gihe rero baritondaga ku buryo hari n'igihe yakwaga mwarabanyeho, cyangwa se n'igihe mwakoze isezerano gutyo ugapfa ukagera. Ariko ibintu byinshi byazanywe n'iyi mitungo. Ni imitungo. Mwese muri kujya mugusha ku mutungo. Mama, tubwire
mbere hari amagambo dukoresha uyu munsi kandi nkeka ko na mbere yakoreshwaga umugabo. Izina umugabo iyo ugiye kuri sesengura usanga rituruka ku nshinga ivuga ngo kugaba. Ubwo habayeho kugaba rero habaho n'izina rikomoka ku nshinga ryitwa umugaba, kandi umugaba nyine aba ari umuyobozi. Abagabo banyu mukabaha kandi kazina ngo ni umutware. Umutware biva ku nshinga gutwara, bishatse kuvuga ngo ni umuyobozi. None ntabwo aya mazina y'ubwayo ashobora gushyira hejuru umugabo, ahubwo bwa buringanire bukaba kuvuga ngo reka dukomeze duhuze imbaraga, icyo uyashoboye gukora nanjye nagikora, twese tugahuriza hamwe, ariko hari umuntu ugomba gufata umwanzuro. Ubundi ntabwo umuntu umwe mu rugo ashobora gufata umwanzuro wenyine, kuko no mu gusezerana muba musezeranye ku bantu basezerana, bajya kumanika bombi baba bemeranyije ko bazahuza kandi bakanumvikana muri rwa rugo. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu ikintu cyose kiri kubitera hagati y'ubu, iyi mitungo yaje hakazamo n'ikintu cyitwa amafaranga, nicyo kintu kiri kubitera. Umugabo iyo amaze gufata amafaranga ntabwo wowe umuhagarika hatarabayeho impamvu. Hariho igihe mufata amafaranga bwa mbere kandi mwese mushaka iterambere, ukabona umugabo ayamaze nta kintu akoze muri rwa rugo kandi mwarabyumvikanyeho. Yajya gufata andi ya kabiri ukavuga uti se ko ari njye ndi kubyemera nkaba ngiye kumusinyira, ko uramwubaha akabisinyira nk'umutware wawe nk'uko uri kubivuga. Noneho mukamara gusinyana, nyuma yaho ukabura ya mafaranga. Iyo akoze ishyano rimwe ujya kubona wenda ukabona azaniye iby'abana rimwe kabiri, ubundi ukabona ya mafaranga arayoyotse ararangiye. Nawe ukavuga uti rero mu bisigaye reka tubibungabunge, twarabyaye. Nubwo harimo kuza nk'ubusambo bwo muri iyi minsi bwo kuvuga ngo umwana agomba kubona umugabane w'umwana ni ishuri, ariko ni ukuri tubigendeye kimwe. Abantu barababyaye uzi ko uzabateza imbere nabo. Ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo abana bawe ngo umugabane w'umwana ngo ni ishuri. Ngiye nkagaruka rero ku bana, ntabwo nanone ngewe n'umugabo wanjye tugomba kumenya n'abana twabyaye. Nimbona agomeje kuza agurisha nkabona ari kujyana amafaranga nkabona sinyabona, urumva nanone wa mugore nta mwanzuro yafata. Turi kugana ku musozo, bakunzi bacu, turi kugana ku musozo. Twahereye ku nkwano, abantu bajya bavuga bati nutazana aya ngaya sindaguha umukobwa wanjye, nutazana aya sindaguha umukobwa wanjye. Dusanga hari n'abakwaga cyangwa hari n'abagenderaga ubuntu, ariko bikaba ari ubuntu buziturwa. Abana bakagenda bakabana bagakorera amafaranga, babona umugisha bakagaruka gushimira ababyeyi. Ubwo rero turifuza ko nge n'aba bantu icyo kintu gicika cyo kuvuga ngo niba umusore adafite miliyoni 2 ntaragutwarira umukobwa, adafite 2 n'igice cyangwa 1 n'igice ntaragutwarira umukobwa. Igiciro ku nkwano ntago cyakwiye kuba, ndumva ariko ntago cyagakwiye kuba karande. Yes, no mwanzuro turi gufata. Twongeye tuganira ku iterambere ry'ubu, dusanga hari ibintu biri kurarura abantu bigatuma ababyeyi badahura n'abana babo, bigatuma n'uyu muryango turi gushaka kubaka tutawugeraho. Hanyuma ndashaka ko dusoreza kuri iki kintu gisa naho kimaze kurenga imitekerereze ya muntu, kumva ngo umugabo agiye mu rubanza mu rukiko ngo yafashe umugore we ku ngufu. Ndashaka ngo mubanze mu mpera uriya mama mikoro uri ku ruhande. Aha mama, ndashaka kugira ngo tuganire kuri iki kintu nacyo tugiye gusorezaho. Hamaze iminsi humvikana hirya no hino ku bitangazamakuru abantu mu nkiko, umugore yagiye kurega umugabo ngo umugabo wanjye yamfashe ku ngufu. Icyo kintu kivuga iki? Icyo kintu ngiye senjya nkemera. Mbese umugabo afata umugore we ku ngufu byagenze bite? Kuvuga ngo nta bwumvikane baba bafitanye, kuko ntabwo umugabo yafata umugore ku ngufu we babana, ndumva bidashoboka. Ariko izo manza zo urazizi ko zibaho? Izo manza njya nzumva gucya, ariko ntabwo bishoboka. Ntabwo umugabo yafata umugore ku ngufu. Bibaho babana mu baba ntabwo baba bumvikanye. None se ahubwo umugabo yafata umugore we ku ngufu? Bibaho, ntabwo mbyemera.
simbyemera ko umugabo yafata umugore ku ngufu babana basezeranye atanasezeranye babana mu nzu ntabwo mbyemera njye sinabishobora simbizi numva bitabaho nta kidufa noneho tukiri kuri bimwe mwavuze by'impuza by'uburinganire uburinganire bivuga ngo wenda ngo mu bwuzuzanye mu rugo ariko hariho abagabo bashobora kuba atatuma umugore ajya mu kiraka ngo akore akumva ko umugore akirirwa mu rugo akajya amuhahira gusa kandi ibyo ntabwo byatuma urugo ruzamuka umugabo ashobora gutunga urugo wenyine hari ikintu mwageraho ataretse nawe ngo ubohoke ubashe gutambuka nawe ujya gushaka ikiraka umugore nawe umwunganira. None si ibyo bintu ntabwo bishobora gutuma aba bana babura umubyeyi n'umwe mu rugo bagakura rwa rukundo rw'umubyeyi n'umwana nta bihari kubera ikiraka se baba bagiye gushakira. Donc urumva umubyeyi yabyutse mu gitondo aragenda w'umumama n'umupapa aragenda kandi bafite umwana ukwiye kuzafata bwa burere. Ubu burere uyu mwana arabukura he? Mbese we waba ugenda buri munsi hari igihe cyaba ari ikiraka gituma utagenda buri munsi. Aha karamutse ari akazi kasaba kugenda buri munsi kandi akazi kenshi gatangira saa 2 haba hakiri mu gitondo. Yego uyu mwana arabona uburere bw'umubyeyi gute? Iyo mugeze mu rugo sibwo ntabwo mwicara twagira tukira mu rugo tukicara tukaganira n'abana mu gihe batararyama kandi mwamuragije umukozi. Umukozi aratanga okay ntacyo wenda nuko bimeze ariko uburere ikintu twamaze kubona nuko ari uko umugabo n'umugore bashobora guhuriza ku kintu kimwe bakagikora mu bumwe mu bwumvikane. Aha kandi bakabohokana ariko ikibazo kirimo nubwo burere bw'umwana umubyeyi yabyutse aragenda umupapa n'umugabo arabyuka aragenda bose bajya gushaka nta mubyeyi wasigaye mu rugo ngo atange uburere ku bana basigaranye na wa muntu wundi mudahuje imico mutazi aho yaturutse usibye ko yaje kubafasha gusa. Donc wenda ababikurikirana bazagenda babinoza ariko twasimbutse icyo ngicyo twageze kuri iki kivuga ngo izi manza zo kuvuga ngo umugabo wanjye yamfashe ku ngufu njye rwose naba mbeshye ko umugabo afata umugore ku ngufu ntabwo mbyemera sinabizi niba binahari. Aha reka uyu mupapa dufashe none ndi kubona afite icyo ashaka kuvugaho. Nawe urabizi ko izo manza zihari? Zibaho bituruka kuba ubwanyu mutumvikana. Tuvuge niba wiriwe mu kabari n'urugero ugataha nimugoroba saa 6 ntawariye umwana atakubonye nimugoroba uri umumama ugategereza ko umutwaraza n'icyo kurya ugaheba ukaza gutaha wisindiye uvuga uti runaka urihe ukubita imigeri ibintu mu nzira witorotoza kugira ngo umugore avuge ukubite. Okay iyo bigenze bityo rero ukagira amahirwe ako gacupa kakakuganza ukaryama ukaza wenda mu rukerera muzakaza kukuzengereza ukamwata arakubwira ati barakubeshye. Niho bituruka rero nawe agakoresha ingufu. Ndumva ari uko bigenda. Ariko none se uyu mumama yaje gukora ngira ngo kubaka urugo ahubwo nuko ni kwa kwihangana bwa bwenge nibo mugabo yasinze ukamutwarisha ubugwa neza. Reka uyu mama adufashe ndi kubona afite icyo ashaka kuvuga adufashe niba koko gufatwa ku ngufu k'umugore afashwe ku ngufu n'umugabo bibaho. Icyo navuga twumva imanza nyinshi gufatwa ku ngufu bibaho umugore n'umugabo uti afatwa gute rero turabona tugasanga nta kuntu umugabo yaza saa 9 z'ijoro kandi bavuga ko abantu babiri babana bagomba kuba babana bumvikanye. Ayaje saa 9 rero ubundi hari ibiganiro bibanza kubanza mbere yuko mujya muri cya gikorwa cyo kubaka urugo bya bindi abana niho rero hari ahantu uwo mugabo atabizana ngo mwumvikane ahubwo wakazana za ngufu ze ahubwo ati mpereza vuba n'icyanjye ariko n'ubundi nibye kuko yaraje nubwo ari ibye ariko noneho hari aho binyura kugira ngo abigereho ntago agomba rero kuza ahita agufata ku ngufu kuko icyo gihe nawe abamaze kugutesha umutwe hahandi wumva usigaye unarwaye utakimukeneye. Niyo mpamvu rero hakabaye ibiganiro nk'uyu mwene data w'umugabo yabivuze bakagombye kujya
n'iryo cupa ritabaherana akabanza agataha kare nka nimugoro wenda ntawe umubujije kunywa none se mama nta baba babigira urwitwazo yaba hari ikintu atumvikanye n'umugabo we agahita avuga ati ndakurega kumfata ku ngufu arega buriya haba abantu babana bagira ibintu n'ibindi utuntu tuba mu rugo aba ari twinshi hagati yawe n'umugabo hagomba kubaho ubwumvikane kandi bwa bwumvikane bwawe kubana umupapa n'umumama iyo babanye nibyo bizana bwa burere bwiza mu bana kuko babana bahora babona ibintu bibera muri urwo rugo nirwo bigeraho bakanakomereka ugasanga bamwe bagize n'ingaruka mbi cyane kugira ngo nabo uzabagarure bikaba ibibazo ni ukuvuga ngo rero hatabaye hagati y'umugore n'umugabo ngo bumvikane aho ngaho haba amakimbirane hakabaho n'umugore kwibana none se papa dufashe umugore yakwiye kwima umugabo ya gahunda yo kubaka urugo akabyita bikageraho umugabo abanza ageraho kumufata ku ngufu dore ko uwo mupapa dufashe ntabwo ari byo ntabwo ari byo byose biterwa n'amakimbirane aba ari mu rugo kuko ntabwo akenera umudamu kandi ari azi inshingano wamuzaniye ngo abe yakwangira urinde kurwana nawe kandi azi inshingano zamuzanye aho ngaho mu rugo ariko bitewe n'ibibazo mufitanye mu rugo bibaho ariko gusa icyo nzi ni uko wenda nko muri uyu murenge wacu ntabwo ibyo byaha ntabwo bikunze kugaragara nta nubwo nkunze kubyumva kereka wenda mu tundi turere hanyuma reka gikurikiranwa n'ubugenzacyaha kuko mu nzego z'ibanze ndumva nta mudamu uraza kuvuga ngo umugabo wanjye yafashe ku ngufu ngo dukore raporo akomeze mukecuru tudufashe ibi bintu ntujya ubona ari agatereranzambe ibi byabagaho mu gihe cyanyu ibi ngibi se kera ntabwo byabagaho bije ubu ngubu sinzi ikibitera niba biterwa n'amafaranga niba biterwa no gukira ntabwo mbizi ariko nawe ujya ubyumva njya mbyumva ariko mbere ntibyabagaho ntabwo mbese nta nubwo byabagaho ngo niba binagenze gutyo bijye ku gasozi bimenyekana yabaga ari amabanga y'urugo aha bishatse kuvuga rero n'uyu mugore wamennye amabanga y'urugo nawe ntashobotse niko turabibara oya muri iki gihe ntabwo bigira amabanga kuko iyo ubigize amabanga ni hahandi havamo urupfu ubwo abantu bareke kubigira amabanga ahubwo babigaragaza aha reka tugane ku musozo rero w'iki kiganiro dufate umwanzuro tugiye gufatira hamwe umwanzuro kuri iyi ngingo imaze iminsi itavugwaho rumwe abagore bitana abamwana n'abagabo cyokoza mwebwe ntabwo mwagiye mubihererekanya hari ahantu twagiye barabivuga bati ni mwebwe baneti ni mwebwe bibi bibazo ariko reka dufate umwanzuro tuvuge tuti ese koko birakwiye ko ibi birego byakwiyongera ngo umugabo yamfashe ku ngufu iki kibazo kirakemuka gute mukecuru ikibazo si uko cyakemuka mbese bakwiriye kugira ngo babegeranye babigishe noneho ibyo bintu ntibizongere kuba byo kugira ngo niba ibintu bibereye mu nzu bisohoke hanze yego kuko turaha abana bacu uburere bubi urakoze cyane mukecuru tunagushimire ko wemeye kuganira natwe aha reka twumve na mama ubundi haje ibintu by'inzego mu midugudu tugiramo imigoroba y'imiryango ibibazo nk'ibyo bibaye bihari twajya dufata igihe kimwe tugahugura ibyo bintu bikarangira kuko iyo duteranye nk'ahantu turafata twese tukajya inama ubundi abo bantu bafitanye amakimbirane niho n'ibyo bibazo byose biba biri umuntu akabasha kuba yagenda basanga abahugura nta n'ikindi kintu kizakemura ibi keretse kugenda abantu bahugurana inshuro nyinshi cyane kugira ngo iki kintu cy'umuryango kigire ireme n'abana bacu bagendereho bumve ko ibibazo byacu byarangiye nabo bazubake ingo zabo bameze neza urumva rero habaho gushishikariza cyane kugenda bigisha umuryango kubana neza ndumva nta kintu no kurera abana bakabaha uburere bwiza no kurera abana bakagira uburere bwiza
nta kundi bakanakura neza. Hatabaye ibyo rero hagati y'ibyo ubundi abantu babiri nibo bafata umwanzuro mu rugo, ubundi abana nabo bagakurikiraho. Iyo mwumvikanye rero nta kindi kintu gishobora kwinjirira urugo. Murakoze cyane kandi mwakoze kubana natwe. Namwe murakoze. Yego, reka dukomeze no mu papa wacu. Yego, ikintu twakora kugira ngo ibyo bintu bibashe kugabanyuka cyangwa binacike burundu, byakagombye gusaba nko kujya abantu bakora amatimu cyane, kuko dufite n'inshuti z'imiryango zikajya zisura imiryango ifitanye ibibazo mu ngo, kugira ngo bumve ibibazo birimo babagire inama kandi bamenye ko buriya ibanga ry'urugo rimenywa na ba nyiraryo. Iyo bintu bitarazamuka ngira ngo arabaganiriza bigakunda, kugira ngo babashe gutuza kandi bumvikane, bityo n'abana babo babashe kugira uburere bwiza, kuko buriya inyana ni iya mweru, ntabwo waba muri abasazi mwirwa mu Rwanda ngo umwana nabibona ejo azabubahe nawe ashobora kuzazamukira muri wa muco, kandi ugasanga nawe imbere ye hatabaye heza. Ndumva rero ari inyigisho zihoraho kugira ngo abantu bahuye n'ibyo bibazo tubashe kubaganiriza cyane, babashe kuva muri ibyo bintu. murakoze cyane papa, mwakoze no kuduha umwanya wanyu. Murakoze namwe. murakoze. Serena nivuze ni Twabimana Celestin. Yego, ni ukuvuga ngo iki kintu kugira ngo gicike ni ukugerageza tugahurira mu makarabu, ku rubyiruko mukarwigisha, mu ngando cyangwa mu mahugurwa ku bakuze, no kutubwirira abayobozi b'inzego zijye hejuru, nazo zigashyiramo umuhate, ahahuriye abantu benshi icyo kintu kikajya kivugwaho. Natwe mu nama dukorera mu midugudu tukabyihatira cyane, kuko ibyo bintu uko ari bitatu bigiye neza ingo zakongera zikabana. Kandi namwe muvugira ku isakaza, ku irangururamajwi, ku isakazamakuru, mukajya mutubwirira abashakanye, ntibarebe ku bintu, barebe ku rukundo n'intego bihaye kugira ngo bashinge urugo. Iyo umwe avuze ati nakwibeshaho, undi ati nakwibeshaho udahari, hari imitwe yacu si imwe, hari ufata umwanzuro akaba nzigira n'undi akaba nzigira, niho rya hohoterwa ry'abana rituruka. Murakoze. murakoze cyane. murakoze. Wenda njyewe icyo navuga, twafasha nk'ingo zifite ibyo bibazo, ngo twaba tujya kuzisura tukaziganiriza, tugashaka ibyo twaba tubahuza tukabigisha, kugira ngo ayo makimbirane ashire, n'abana bo babashe gukura neza bafite uburere, kuko urugo rurimo amakimbirane n'abana ntabwo baba borohewe, kuko nabo baba bafite ibibazo rwose. Kandi iyo bimeze gutyo nta mwana ubasha kwiga. Niyo umwana agiye mu ishuri ahora ahangayitse, bati ndataha mu rugo bimeze biti, ndataha mu muriro, akumva yakigira mu muhanda, kuko n'ubundi abona hari butahe asanga barimo kuryana basubiranamo. Ndumva rero umwanzuro twafata ni uko izo ngo twaba tuzihuza tukaziganiriza, tukazuza zikagira urugo ruzima kandi rutuje, bakagira n'ubwumvikane mu rugo bagahuza. Nicyo njye nabona navuga, kandi murakoze kuba mwaje kudusoma umudugudu wacu wa Gatare. Murakoze cyane. mwakoze cyane kubana natwe. Ngira ngo ikiganiro dukoze nibura mwabashije kumva ko twavuze cyane ku nkwano, tuvuga cyane ku muryango n'isi ya none. Icyo twise isi ya none ni agatopike twaganiyeho tuvuga ngo ahantu iterambere rigeze ntabwo bishobora kwangiza umuryango nyarwanda. Dusoreje kuri iki ngiki tuvuga tuti uburinganire hari abantu babwumvishe nabi, ariko none tugaruka ku cyitwa ikintu cyaciye igikuba ahantu henshi cyane muri iki gihugu, bavuga bati umugore yamfashe ku ngufu, undi akavuga ati umugabo afata umugore ku ngufu gute? Ntabwo uwo mugore aba azi inshingano ze, birinda kugeraho amufata ku ngufu, kuko twabonye ko bishobora gutera n'impfu. Kuko hari igihe umugabo avuga ati okay, umugore yanze kubahiriza inshingano, reka njya ahandi, ugasanga bibaye ibibazo. Icyiza rero ni uko nk'umuryango nyarwanda twese twareba
kure tukabanza tukamenya ngo dufite abana bagomba guhabwa uburere, tugomba kubakorera neza kugira ngo bagire aho bagera. Urugo rwubakwa n'ibintu bitatu, harimo ubwenge, nibyo nahoze nganira n'aba bantu. Ubwenge nibwo bakubwira ngo umugabo nubwo yasinze, ubwenge bukohereza message ku cyitwa guca bugufi, ca bugufi akakubwira ati tuza umuhe ikaze umwitondeshe abanza cururuke, sibyo babyeyi? cyitwa kugandukira urugo subwo. Yes, kugandukira urugo. Hanyuma ibyo byarangira hakazamo icyitwa kwihangana. Umugabo yaza yagasomya yagutera urushyi ukihangana, niko zubakwa, sibyo mw'abantu? Reka zubakwa ariko bisurushye icyo gihe ukihangana yazamenyera. Niyo mpamvu rero ntabwo musubiza, ahubwo iyo wihanganye inshuro nyinshi niho hahandi ugeraho ukabishyira hehe ku ruhande muri ya mategeko. Okay, mw'abantu mwe mwadukurikiye rero, twakoze ikiganiro kirekire. Ni byiza ko buri wese yijonjorera akareba ikimureba. Ndabizere n'abantu badukurikirana bafite ibyo bibazo, nizere ko mwumvishe ukuntu bigomba gukemuka. Njyewe na Didas nizere ko twabanye neza, mugira ibihe byiza. Murakoze cyane. UB Media TV, everywhere.